mukangarate tuhagazemo igushyire mu wundi mugisha irangije mukiza umubaba itanga imucira inzira anakereti umubabaro wo kwikorera amabuye nishyurwa imutuze Kigali imugirira neza imurwanira intambara imungurishana n'amakumyabiri nishyurwa ngo Yesu agira neza yego haleluya ngo kuko agira neza ngo kuko aca inzira aho zitari haleluya ndagira ngo mu magambo magufi mu kiganiro kigufi kandi gituje intego iravuga ngo yego rindira icyo Imana yakuvuzeho inzira y'ukuri cyano tugiye kunyuza iki kiganiro ndagira ngo mutege amatwi kumvira kuruta ibitambo ngarutseho kugira ngo twongere tuganire bundi bushya duhamiriza Imana ikura habi ijyana heza mbanza gushimira umuyoboro mwiza n'iterambere Imana yafashije abanyarwanda bageraho kugira ngo batambutse ijambo ry'Imana twagizemo imbaraga mu gusenga tugiramo imbaraga yagiye itera abayobozi kugira ngo baroganize iri terambere ku byuma n'ibindi terambere mu gihugu ririmo abana b'u Rwanda aho bari hose Imana ibaho umugisha bajye bumvira Imana ishobora byose aka kanya tuganira ijambo ndi kumwe n'umukozi w'Imana duhagararanye hano mu Seven Emmanuel ni inshuti nziza umwana mwiza nagiriyeho umugisha twarabanye mu murimo twarabanye mu ivugabutumwa twarabanye mu butayo ariko ko Yesu agenda atubwira ibyiza by'imbere nawe hari neza amuteza w'intambwe akamenyekana mu Bisirayeli no mu gitabo cy'ubugingo nicyo gituma iyo ngiye kuvuga Imana ntashobora kumusiga turajyana tugahamya Imana ikomeye ikura iwabo wahabi igashyira aheza izina ryanjye niteganya Anakereti ndahera ku buhamya bw'umurho n'ingorane nagiye nyuramo muri iyi si ya rurema nubatse urugo rungoye nubaka nkiri muto kubwo nabonaga imibereho inanira ariko ntari imfubyi ndacyafite papa ndacyafite mama ariko bari bakennye cyane baciye bugufi urabyumva nawe batunzwe no guhinga icyo bita imyumbati n'ibijumba nawe ndumva aho uhagaze wabyumva igihe utegereza igihe bizerera hagati aho bitarera haba harimo inzara Imana itugirire neza hagati yaho bitarera haba harimo inzara ya 80 rero hafi na 5 na 6 na 7 gutyo yaciyemo yaraturiye cyane tugatungwa n'ikintu bitaga imboga z'amateke ibisusa se cyangwa se imboga za rwatsi z'amateke ibaze nawe hari n'utarabikoza mu kanwa yavuka hari n'utabizi ariko mu kinyarwanda gishaje babyitaga ibitika ese ibyo biryo byatunga umuntu gute koko mu buzima akazava umukozi w'Imana Imana niyihindura ibihe n'iminsi igatanga umubabaro igatanga n'umunezero umubabaro rero nayo yahuye nawe arababara kugeza ubwo yishimishije urujyo arishima pe igisavi abantu baramuseka cyane hari ahantu uhagaze nawe uri kwishimisha urujyo ariko nta n'ibisebe urwaye kandi wambara neza iyo utwaye n'imodoka ishaka guhirima bitewe n'ikibazo telefone biguhamagara ukayikupa ndagira ngo banze utega amatwi ko Imana ijya yica umwako Imana idutabare iyo yisha umwako rero ntireba imyaka ugize ahubwo rya nkwigisha uko bahamya Imana nuko basenga ufata iwawe muri saro utagiye no kwirirwa ujya mu gihuru cyangwa se ngo ujye mu mazi kandi udafite intege zo kugerayo wa wundi utaramenyera gusenga genda muri douche saa 8 z'ijoro hahandi wawe mu nzu usiga umugore ku buriri wa mugabo we ubyuka uhagarare mu ibasi y'amazi usenge nka Yakobo akiranya marayika aravuga ati sinkurekura utampesheje iki umugisha yaravuze ati sinkurekura kandi yari ari mu mazi yari yomokeje umugore n'abana ndetse hariho n'abishoreke ariko abwira Uwiteka ati sinkurekura utampesheje umugisha icyo ni nyirango twigaho cyane uburyo umuntu ageragezwa ariko ejo agatabarwa bose bagira gute babireba nababwiye cyane rero nababwiye mu kiganiro cy'ubushize uburyo mfite
umuryango mugari, abana 10 n'umudamu, nanjye turi 12, hakaho n'abandi bana 3 mfasha mu buzima, nabo bakwitwa banjye ko nzabamenya kugeza bakuze cyangwa bashaje, ubwo twashyika 15, kandi ndacyafite imyaka 41. Bivuga ngo wowe intego yawe ni iyi. Intego nuko Imana izampa kwiribona mu maso, nkayibona inyuma yo kuva muri iyi si y'imibabaro. Imana idutabare. Ndagira ngo mbere yo kwiga ijambo ry'Imana ubanze wumva ubuhamya. Najyaga nkarata icyo bitaga ubwisumyi, ubukarani, nkabwira n'abakarani bari Nyabugogo cyangwa mu mujyi n'ahandi bari, ndetse no mu cyaro ni Kampembe, bapakurura isima, bapakurura amabuye, bapakira imicanga. Nanjye ubwanjye nari umukarani, ariko Yesu anyongera ko gukarata iki ijambo ry'Imana ngo ryinjire mu bugingo, rinkiza imvune navunitse cyagiye. Natwaraga umucanga nkarinza ngira ingunguru 120 ntibanampembe. Bajya kumpemba ati reka ntabwo uhembwa, kandi ingunguru 120 ku mutwe wanjye. Bakambye ati nta gihembo ubona. Harabo bari warishingiye bari kunywa ahantu ikigage bitagaye umuntu ntibishyuye, ubwo akaba ari byo bishyurira ku mizigo nikoreye. Nakarase ikintu bita amabuye, inzu z'umurenge twari dutuyemo, amabuye menshi ninjye wayatwaye, ariko ndaguhamiriza ko ntazasubirayo. Haleluya. Nanjye ubwanjye tuvugana, ayo ntwaye ngiye kubaka inzu, ntwarisha imodoka kugira ngo nishyure umushoferi bikemera, kuko Yesu yankijije imizigo imeze gutyo ku mutwe. Mbese we yagukijije iki? Ibuka aho wavuye, nurangiza utega amatwi iki kiganiro, ibuka aho Imana yagukuye. Data yatubyaye turi abana 8, twese tugira umugisha, turacyariho, ntacyo twatanze, n'ubuntu bw'Imana. Ariko muri abana 8 ndahamiriza Yesu ukuntu yabarinze, ntawe usabiriza. Yesu yarishyuye yica umwako. Mbese abiwanyu ntabwo yabara gutabaye wenyine ukibagirwa abavandimwe? Ese abiwanyu bimeze gute? Ibuka ahandi wabasize hatagiraga iswagara, bateraga ingwa nyarwanda, ariko aho uri muri etaje. Ese ujya kubasura cyangwa watinye kuherekana? Ntawibagirwa iwabo wa mama cyangwa iwabo wa papa we. Ongera wibuke maze ugana inzira y'ubugingo, ariko uhereye mu muryango. Imana ibagirire neza. Amen. Ndababwira ijambo ryanyura ijambo. Bibiliya iravuga iki mu gitabo cy'Imigani ibice 10:22? Haravuze ngo umugisha w'Iteka atanga uzana n'ubukire, kandi nta mabaro yongeraho. Haleluya. Ariko ubwo uziko narangije kukubwiriza iryo jambo. Haleluya. Imana y'amahoro. Iki gitabo cyanditswe n'umukozi w'umuhanga. Haleluya. Arangije kucyandika, acyandikana ubwenge. Oh, Yesu shimwe. Acyandikana ubwenge. Amen. Haleluya. Haleluya. Harabondi kubona bari kwaza atasura mugabo ko yambaye imyenda myinshi. Icyatsi kibisi gisohora amahoro yo mu mutima. Haleluya. Umweru ni ingabire y'umwuka wera, kiriziye byitaroho mutagatifu. Umutuku ni amaraso Kristo yamennye. Iyi ni imyenda twambaraga muri korali, mpamagawe abandi bambara ikoti, ngewe nkambara ikanzu. Bivuga ngo ndi umuvugabutumwa entre national, icyo wita evangelist. Ntarebye ngo kiriziya, ntarebye abadive, ntarebye abapentecote, ntarebye methodiste libre, ndebe w'Imana yahaye kubaho akaba gihumeka. Ndagira ngo mvugane na wa wundi uri mu kabari, ntabwo wanyoye nyinshi kundusha, ariko ibuka aho yagukuye. Nurangiza wongere ibibazo uryamye ninjoro mu gihe cya 9, ubaza Imana uti Imana ngewe wangeneye iki? Nkaba ndi gushaka kwibuka nanone bene wacu cyangwa se bene wanyu aho bari, nawe ngo bibuke bari mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Hari abahaha babika mu ruhago rupfumutse. Hoseya igice cya mbere umurongo waho wa 4 uzagenda ugere 7, uzasanga handitse ngo bazarya ntibazahaga, bazambara ntibazabere, bazarya ntibazashira inzara, ndetse n'abakorera ibihembo bazabika mu ruhago rupfumutse. Uwo ni Hoseya igice cya mbere. Hoseya aravuga ngo ndetse n'abakorera ibihembo bazabika mu rupfumutse. Ubu rero mbahamiriza ijambo rya nyiri ijambo. Uwiteka ajya adoda uruhago rupfumutse,
akarusubizamo ibindi byiringiro yongeyeho n'ubugingo. Mbese uzi ko niyo umuntu ashaje avuye mu mubiri abantu baterana ngo mbese yari afite iki asize iki? Ibaze kugira ngo uzagere igihe cyo gupfa babaze umuryango ngo asize iki, ababwire ngo ntacyo. Isanduku bayiteranye mu kagari no mu murenge no mu mudugudu, ariko konti yawe yagiye hehe? Konti yawe urayisengera? Ese telefone yawe simukadi urayisengera? Ese haba hari ubwo yizigama n'amafaranga yenda 100,000 yakurengera ugeze mu kibazo, ariko Uwiteka iyo yakuzigamiye ntabwo ashira. Imana idutabare. Nanjye ndi kujya numva imirindi yuko yanzigamira kugira ngo aba bana batazarwara bwaki. Dufite n'ubuyobozi bwiza, erega Uwiteka atanga n'amata. Imana idutabare. Ajya abaha inshyushyu, nta mpamvu yo kwicwa n'amakaro. Erega amakaro itumereye nabi, ariko mu ijuru zirakamwa. Haleluya. Ngo mu ijuru zirakamwa. Nagira ngo ngusobanure kuri iyi cano. Amina. Inzira y'ukuri mu ijuru zirakamwa. Wireba ngo wabuze n'amakaro, wivuga ngo wabuze isukari, banza ushakire mu gitabo cy'ibyanditswe byera, kuko Matayo 19:26 haranditswe ijambo rikomeye ngo ibidashobokera umuntu ngo ku Mana birashoboka. Haleluya. Hari ibintu bigiye gushoboka kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kuko ari Imana itaryarya, Imana itabeshya. Nabwirizaga rero abaturanyi bacu, nabwirizaga abo mu bihugu twegeranye, aribo baturanyi, ayo masaha bari kuruhuka, aya masaha bari kurya, masaha baryamye, masaha barebeshwe n'inzara, hari aho uko babigenza, ariko ndabwirira ijambo ngo Imana igire uko ibigenza. Hari aho yankuye, ndagira ngo nawe Imana igukureyo. Bityo ndangirije mu ijambo ry'ingoma ya mbere ibice 4. Ni ijambo rikomera cyane kuryumva, ariko ugira icyo uhindura muri iryo jambo. Ingoma ya mbere ibice 4 umurongo wa 9, ahantu handitse ya besi ushyiremo izina ryawe. Niba wumva igifaransa ushyiremo igifaransa, niba wumva ikinyarwanda ushyiremo ikinyarwanda, ariko ushyiremo ahari ya besi ushyiremo izina ryawe. Imana idutabare, kuko nta ya besi ndi kubwiriza. Ndi kubwiriza inshuti z'Imana, ndi kubwiriza abanyamahanga, abo ntarasobanukirwa amazina. Imana idutabare. Urebe ikibazo ufite, wibuke ko ya besi yasenze, asengana umubabaro. Imana iravuga ngo imushubirije icyayitakiye. Umviriza iryo jambo. Haranditse ibice 4 umurongo wa 9. Na Kereti yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Anakereti kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Anakereti atakambira Imana Esera ati icyama ikampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, ukoko kwawe ukabana nanjye, ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Nuko Imana mu byo yasabye, nuko Imana ihateganya Anakereti ibyo yasabye. Hari ubwo nasabye kuzabona Imana izabi nasabye. Haleluya. Kugira ngo izagukure, nanjye ndayihamagaye uyu mwanya turi kuri iyi cano. Imana yo mu ijuru ndayihamagaye, ibane n'uri mu modoka, ibane n'abashoferi, ibane n'abatagisi meni, ibane n'abari kujya mu ntara zitandukanye, ibane n'abantu bari muri Afurika y'Epfo, kandi niba byumva vuge ngo Yesu ni mwiza. Imana idutabare. Ngiye gusenga Imana nyinginga nyihendahenda kugira ngo wumve ko ari imitwaro yagutuye, wumve ko utazibagirwa, kandi aka kanya keza tumaze, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso atagira inenge, uwatambwe rimwe gusa agira irya kabiri, atambirwa itorero, arengera itorero, arengera abakowe amaraso, arengera abashumba, arengera abashumba bacu, arengera abapasiteri, arengera amadiyoseze, arengera intara, atibagiye gucana igicaniro cyazimye. Nakwibutsaga kutazarangara. Aburahamu ryaje kurangaraho gato, agiye gutamba igitambo, yaragiye gutamba igitambo cyiza, izuba rirengarananirwa, arasinzira, inkongoro zirakirya, bituma tubona igihano cy'imyaka 400. Ariko iyo myaka ndumva yabirimo yararangiye. Garuka ku mwaka w'imbabazi. Ikinyejana turimo ni ikinyejana cya 20, tutararangiza cya 21. Yewe unyumva none, haranira kuzagira mu kinyejana ukirangiza ufite ubutsinzi, ufite isura, ufite ibanga. Yewe ujya ku Rusimbi ukagwatiriza imodoka bakayirya, ukajya ku Rusimbi ugatanga icyangombwa cy'ubutaka, icyo
icyo bakakirya wowe ujya ku rusimbi ngwino kuri iki kiganiro ngwino nguhamagare ngwino ngurambureho ibiganza ngwino ngukuzeho imivumo haleluya amina ngwino Yesu akuzura yego yaba ngwino Yesu azura ubuzima bwawe yaba yaraje utaravuka ngwino Yesu akuzahure Uwiteka yaratuzahuye weye none ukageza iteka ryose ngwino Yesu hamagara Yesu arakwitaba nje ndi umuntu mena amaraso atemba ntayorwe ariko ni kujya numva hari ikimana iri gukora reka nongere nkwibutse numpamagara mpamagara wabiteguye mpamagara wabitekerejeho urebe ikintu kikunanije urara muri sano umugabo akarara mu cyumba biragatsindwa ibyo ni umwako ni umwanda yemwe mwababyeyi mwe kera bitabaga karame none urahamagara umugore yewe mada iryo ni ikosa witabe karame ejo hazaba heza Uwiteka azakurengera ejo azaca inzira uzarya uhage uzahahirwa yewe ugiyahisha envelope Imana itanga amafaranga Imana itanga umushahara ugaha iby'icyumweru cyose abantu bakureba abantu babyitegereza yewe bavuga ko utabona n'itiki kugeza iwanyu uyu munsi ndagusengeye Imana iguha amatiki yewe uvuga ngo ntuzasubirayo yewe washatse udakowe yewe washatse udasabwe have garukiraho bwira Imana iguhe amafaranga muve mu ideni uko niko ijambo ry'Imana rivuga ababyeyi nabo bishima bagira umunsi mukuru ugaruza ibirori iwanyu mu marembo Imana ishimwe kuko na Yesu azabidukorera igorigota ntazatujyanira ideni Imana ishimwe Mana yacu Mana nziza je nkuramburiye amaboko ibiganza biri imbere yawe Nehemiya arasenga mu gice cya mbere Burongo wa mbere kageza gatandatu ngo yumva amakuru y'iwabo senge abanyaburayi senge abanyamerika senge mu bihugu bitandukanye abo muri Aziya abo muri Afurika abo mu Rwanda mu gihugu dutuyemo abi Buganda abakenya abatanzania abi Burundi abo muri Angola haleluya ijambo ryawe reka ryongere kubakira imitima ijambo ryawe ryongere gukura abantu buretwa uyu munsi Imana toro rya deperi abatista abanyedoshayi abahamagawe abasizwa amavuta n'abandi basa nabo abakuwe amaraso abo ndabasengeye asante baba haleluya ndambuye amaboko y'umutima Mana yurukire kutureba Mana yurukire kudutabara Mana yurukire kuturengera kandi umugisha utanga ntabwongeraho umuvumo kura abanyarwanda imivumo aho bari hose ndabasengeye mu cyubahiro cy'Imana mbasujeho umugisha kandi garuje byacu byanyazwe byariwe na kagungu Mana ndabigaruje ibyariwe no kuna ndabigaruje n'inzukira n'ibisa nabyo ndabigaruje kandi abari mu ndembe kwa muganga baduteza amatwi databuja bari mu inshinge z'amazi barimo serumo abagore batwite abagiye ntazafashwe n'ijambo nzamubwira abo ndabasengeye Imana ibarokore abari hejuru mu kirere abo ndabasengeye ababuze viza bazikeneye abo ndabasengeye nanjye ubwanjye uyatuje kwakira amahoro yo mu mutima n'ishuti ukingura ikirere utabara abakobwa utabara abasore utabara abagabo utabara abarushe utabara ingumba utabara abagowe utabare abari i Kigali utabare abari mu ntara utabare abari muri diaspora utabare abari muri Amerika utabare abari i Burundi Mana utabare Yesu utabare mwami utabare data turagushimiye kuri umutabazi tuguhaye icyubahiro Mana y'urukundo tugushimiye ijambo ryawe tugushimiye kuri Imana ikingura ntihagire ukinga tugushimiye kuri Imana icisha inzira zitari tugushimiye kuri Imana inyuranya amaboko y'ibitavuga Imana tugushimiye kuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera tugushimiye kuri Imana ihindura amateka haleluya tugushimiye kuri Imana ikuraho indwara tugushimiye kuri Imana ikuraho agasuzuguro tugushimiye kuri Imana ikura ku cyavu tugushimiye kuri Imana imenagura urutare tugushimiye kuri Imana Mana wabwiye Yosuwa uramubwira ngo depaya aho muzakandagira hose ndahabahaye ngushimiye kuri Imana isakandagiza abantu batakandagiraga n'uwisuzuguraga uyu munsi umashiramo n'agaciro Mana nyiringabo umusubiza ijambo yambuwe n'agaciro subiza ababyeyi ijambo subiza abagabo ijambo bakize igisuzuguriro ubakure mu kangaratete ubakure ku musozi w'ubukene n'ubushumeri ubakure ku musozi w'ibice
bigeragezo, bakure ku musozi w'ubugumba, bakure ku musozi wo kuraguza. Mana nyiringabo data, uyu munsi bakwiringire. Urakoze Yesu, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kuri Imana, tugushimiye kuri Uwiteka, Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Icyubahiro kibi cyawe kwera no kwiteka ryose ni mu izina rya Yesu, amen. Turangije iki kiganiro, unyeneye arambona ni 07 88 94 11 16. Shalom shalom, kandi neza Imana ibabeho. Iyo uhamagaye nticemo, tuba turi gusenga. Iyo wongeye mu kanya gato urayibona. Izina niteganya Anaclet, kandi umufasha wanjye nawe yitwa Marcelina Mukarugwiza. Data yatugire neza, atubwirize umugisha. Imana ibahe umugisha cyane rero, bene data bakundwa, Yesu abagirire neza. Nanjye uwanshaka gufasha abantu b'Imana gusenga, ushobora kumuhamagara kuri telefone ufite ikibazo, tukaganira tugasenga Imana. Hamwe no gusenga Imana igenda ihindura ibintu byinshi. Wambona kuri telefone 0788 36 10 abumva ururimi rw'icyongereza 0788 36 10 32. Ndasubiramo 0788 36 7 32. 0788 36 10 32. Shalom shalom. God bless you so much. I love you. Thank you.